Keve murimo muritegura kwerekeza muri Sudan mu gushaka igikombe cy'abakinnyi bakina imbere muri shampiyona yabo CHAN, nka kapiteni cyangwa se nk'umuyobozi wa bagenzi bawe, ekipe imeze gute, imyiteguro igeze? Twiteguye neza, turimo turakora imyitozo umunsi wa gatatu twitegura, abakumwuka ari mwiza muri ekipe, abakubwanjye tumeze neza kandi icyo tugiye gukora muri Sudan turakizi, so ndumva kubwanjye ko tumeze neza kandi tugomba gutanga ibyishimo ku bakunzi b'ikipe y'igihugu. hanyuma Keve imyitozo mwayitangiye mu kipe ituzuye, wowe nk'umuyobozi wa ekipe kapiteni ntabwo byize bihungabanya groupe kuko abakinnyi b'ipera baje batinze, ntabwo bagenzi bawe mwatangiye imyitozo byabagizeho ikibazo ngo bihungabanye? Nta kibazo cyabaye kuko basabye uruhushya kandi dufite abayobozi, dufite koca, dufite staff ishinzwe abakinnyi, so kubonye ko barabaye uruhushya bakajya muri gahunda zacu, bakajya muri gahunda za ekipe yabo, niba kumenya nta kibazo kirimo kuko barabisabye kandi ikipe rero so abari bahari bakomeje akazi kabo nk'ibisanzwe kandi bavuga ko ubwanjye umwuka ari mwiza nta kibazo. Coaching staff yahindutse, Torsten na Rwasamanzi barasohoka hinjira Sosten, filozofi n'ibindi nta cyahindutse, si challenge ubwabyo. Filozofi Coach Jimmy arayizi kuko yakoranye na Torsten arayizi neza, so kuba Sosten yinjiye muri staff nta kibazo kirimo kuko azagendera kuri byo buryo Jimmy amubwira cyangwa bazafatanya kugira ngo ibyo twifuza kugira tubigere, so ko nyine kubwanjye ko kuba umutoza yahinduka cyangwa staff igahinduka, twe turabakiriya tuba tugomba gukora ibyo tugomba gukora, so ko nyine kubwanjye nta kibazo kirimo, abari bose tuzakorana kandi tugomba kubibyaza umusaruro. To be honest, aya niyo Mavubi ya mbere ateye impungenge bitewe ni bakinnyi basohotse, abinjiye batinze, abatoza baguranwe. Icyizere uha abanyarwanda iki kigiye gukorwa kugira ngo ibyabaye ku mukino wa mbere wa Djibouti bitazaba muri Sudan? Iyo ikipe imeze gutyo ubu nyine bitanga icyizere kuko ibivugwa hanze y'ikibuga sibyo bibera mu kibuga imbere, so ushobora kuza mbere y'abandi bose ukaza kwitwara nabi, washe nyuma akitwara neza. Sijyambere ko dusenyera umugozi na ekipe tukagira inama, afite experience bakagira abadafite experience, abamazemo igihe bakagira abashasha kugira ngo tubashe kubona iyo ntsinzi, so ko nyine ko ubwanjye ko tumeze neza kandi intsinzi ngomba kubona ko yagenda kose. Tuzabizi ko tuzanira ekipe nziza yari yubatse, no ko ubwanjye umukinnyi mwiza wifuza gura n'ikipe nziza, so ubwanjye kandi tugomba kwitwara neza kandi muzabibona. Keve, ikibazo cy'amarozi ndabizi ushaka ko warahuye na inshuro nyinshi kandi kubaza mu Mavubi, hari twumvisha inshuro nyinshi mu makipe bivugwamo wenda nta wakorera kubwiye ko yakoresha, ariko we hari igihe ubona Amavubi akeneye intsinzi cyangwa ikipe ukiramo ukabona wayakoresha wayitabaza? No comment, abanyarwanda banabyanditse, ubwo ababyanditse mu bibabaze. Murakoze. Neza bikose.